twongeye gushimira buri umwe wese ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi twagarutse muri show, twagarutse muri vibe, ibintu bimeze neza cyane. Wowe ukurikiye Rwanda ITV muri kumwe n'umuhungu wanyu Raymond Kalanga, ibintu bimeze fresh, ibintu binsawa cyane cyane kutuza abantu badukurikiye bari hirya no hino ku mugabane wose w'isi, yaba Afrika, yaba Asia, yaba Europe, yaba ndetse na Amerika. Abo bose tumanje kubasuza cyane cyane. Ikiganiro cya kinini vibe handi mumenyeramo ibyamamare, ibihangange byamamaye bikanahitinga. Ikiganiro cya kindi abahitinze n'abahitinze. Uri kwibaza ngo abo dufite uyu munsi bafite guhitinga, bahitinze akaba umuhitinze. Uyu munsi tugiye kwaruka ku cyamamare cyahitinze, yarahitinze, arahitinga, abo umuhitinze. Uri kwibaza ngo ninde? Sayingini n'umuhitinzi. Ubyumve ubyiteho kandi umere fresh. Nawe nimbuzi umuntu wahitinze agahitinga twaza kugarukiraho, uze kutwandikira muri comment abantu ibintu bimere fresh, ibintu bimere neza cyane kugira ngo tubashe kuryoherwa, kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Uyu munsi tugufitiye umwe mu bagabo bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bafite impact ikomeye cyane, bafite uburemere cyane mu muziki nyarwanda, bafite aho umuziki nyarwanda bari kuwujyana naho bawuturukije. Aho nta wundi tugiye kugarukaho ni Itayiwacu Bruce Melody. Bruce Melody ni muntu ki? Bruce Melody wowe utamuzi muri muzika, Bruce Melody wowe utazi vibe za Bruce Melody, ibyo byose ugiye kugenda bibonera hano mu kiganiro ukuntu bigiye kugenda bimeze. Ngewe muri kumva ni Raymond Kalanga, ariko uyu munsi twateguye Bruce Melody, niwe turaba turi kumwe mu kiganiro mu bahitinze n'abahitinzi. Nawe wabana natwe kugira ngo ibintu bimere fresh. Wowe utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibintu bimere fresh, bigende neza cyane. Bruce Melody tugiye kumugaruka iki? Bruce Melody tugiye gutangira AZ kugira ngo ibintu bimere fresh cyane. Bruce Melody abantu batamuzi, Bruce Melody ni umuhungu waturutse cyangwa se wavukiye hari i Kanombe, yiga hari ya Kanombe, Kuri yiga mu mashuri abanza yisumbuye, ajya kwiga Rwamagana, aragaruka mu muziki nyarwanda. Hari byinshi cyane aziranyeho na Maji, hari byinshi cyane bagiye bagirana, dore ko yakoranye na Maji bya hafi, barafatanya mu buryo bwo kubaka, ya mu buryo bwo kubaka umuziki nyarwanda, mu buryo bwo kubaka ubuzima bwo hanze rusange, aho kuba Bruce Melody aka kanya ageze. Uyu munsi tugiye kureba kuri Bruce Melody uteye ubwoba, Bruce Melody w'igitangaza. Yatangiye ari Bruce Melody unanutse, ubu ni Bruce Melody uremeye cyane, uri kuvuga ibintu bijyanye na muzika hano mu Rwanda, agapresenting u Rwanda mu bintu bijyanye na muzika. Ntubwira ko Bruce Melody ni umwe mu bantu, wowe uri dukurikiranye, ni umwe mu bantu bafite icyo bari kubaka hano mu muziki nyarwanda, kuko ni ibintu biremeye cyane, kuko ni wa muntu ufite collabo mu banyarwanda, ufite collabo mu banyamahanga, ufite collabo ziri international. Nubyumva nawe uze kumva utwandikire muri comment, ntabwo twakubeshya, nta n'ibyo twanahimba, ni ibintu biriho, ni statistique twarebye kugira ngo tuze tuziganireho namwe banyarwanda na Rwanda ITV. Wowe ukurikiye Rwanda ITV ukora subscribe, wakoze like, ni iby'agaciro ni n'umugisha. Ariko munyemerere tugaruka kuri Bruce Melody. Reka duhere ku ndirimbo yakunzwe cyane kandi kanagira ikubaka Bruce Melody, ikamugira uwo ari ubu ngubu, atakirengagiza ko ari indirimbo yamuhinduriye ubuzima. Ni indirimbo tugiye kumvaho nk'amasegonda 15, ubundi tuze dukurikira n'izindi ndirimbo zagiye zikoma. Hano dufite indirimbo nye tugiye kugarukaho za Bruce Melody, ubundi tumenye ngo wagwani niki. Ni indirimbo Telefone niyo tugiye kugarukaho kugira ngo turebe ukuntu ibintu byose bimeze, kugira ngo tuze tureba uko bimeze. Ni Telefone, yahise Telefone, ni indirimbo yakunzwe cyane n'abanyarwanda bose. Muri kubyumva rero, iyo yari indirimbo Telefone, ni indirimbo Bruce Melody yaririmbye, yari yambaye ingofero, yari yicaye ameze neza cyane, arayitondera, ajya muri studio, arakora cyane bihambaye. Tubona umuzigo nk'ungo wa Telefone. Ntabwo ari yo gusa indirimbo Bruce Melody yaririmbye kandi yanakunzwe hano iwacu mu Rwanda, abanyarwanda barayikunda. Hari indi ndirimbo yahogoje abantu, indirimbo
yakomye abantu bose. Umuntu wese wakunze Bruce Melody yamukundiye muri iyi ndirimbo. Ni indirimbo yakunzwe cyane cyane, kandi Bruce Melody akora collabs. Turaza kugaruka ku bantu yakoranye nabo collab hano mu Rwanda bahitinze, babaye abahitinze, still now bakiri n'abahitinze, kandi izo ndirimbo zabo zikabageza kure. Ariko reka tumanze twumve ho iyi ndirimbo ho gatonya twise Inkovu. Ni indirimbo ya Bruce Melody itahiwacu. Bruce igitangaza, umwite munyakazi, umwite ko ari we muntu ukora hano mu Rwanda, kuko ugenze ukareba statistique biremejwa. Bro, nanjye ndabyemera nkuko nakurikiye ibintu byawe byose nkabaza kubiha abanyarwanda. Urakora cyane. Reka tuzamukane n'ingoma bita Inkovu ya Bruce Melody. Sako karirimbo konyine ka Bruce Melody murenge twabahitiyemo ari yakoze ari single. Turaza tubona n'izindi ndirimbo yagiye akora ari afu yakoranye n'abakollabozi bagiye batandukanye bo hirya no hino, ariko akaba ari ikiganiro twise abahitinze n'abahitinzi. Uri kwibaza ngo uwo hitinze still turi kumwe nawe ni Bruce Melody. Aka kanya indirimbo yakomye ya gatatu yakomye cyane ikundwa n'abantu batari bake mwijwi ry'umwimerere, waba urwaye kumva ebana roho iri kuzamuka mu ijuru. Iyo ndirimbo nta yindi ni Copy. Ni indirimbo yise Copy, ni indirimbo ya Bruce Melody, indirimbo yakunzwe abana, abakuru, abakobwa, abasore muri rusange. Ni indirimbo y'ibihe byose kuri uyu musore itahiwacu Bruce Melody, cyangwa se umwite Melody, umwite igitangaza, ebana umwite umuntu mukuru, n'umuhungu mukuru. Nazmbwira n'umuntu wese uri gukurikirana ikiganiro, ni umuhungu mukuru, ni umubyeyi mukuru, ni umwana mukuru mu gace. Muri kumwe nanjye Raymond Karanga. Reka tuze twumva n'iyi ndirimbo yakomye yameze neza cyane, kugira ngo tuze tumenya ngo wagwani ni ibiki. Ibindi bintu byose muraza mubikurikira neza cyane. Information zose ziri hano ni kuri Rwanda ITV, n'ahandi ntucikwe Domez. Uri kwibaza ngo wagwani, uri kwibaza ngo Bruce Melody ese ibi bintu yabikoraga ari wenyine, nizihe mbaraga zabaga zimuherekeje inyuma? Ariko ibyo byose turaza kugenda tubireba kugira ngo tumenye ngo wagwani ibintu bimere fresh, ibintu bimere neza cyane cyane nk'uko ukurikiye ikiganiro kandi uze kuryoherwa cyane cyane. Uyu munsi turi kumwe na Bruce Melody, itahiwacu Bruce Melody mu kiganiro abahitinze n'abahitinzi. Reka tuze tureba indirimbo yahogoje abantu, indirimbo cyane cyane ku bari bafitanye urwango yongeye urwango, ku bari bafitanye amakimbirane arayongera cyane cyane. Yabaye na terime y'umwaka y'indirimbo yasohokeyemo. Ni indirimbo yise Ndakwanga. Ni indirimbo yaje ari kubwira abantu bari muri Superlevel, ubwo yarakirukanwa muri Superlevel, ubwo yarakivamo, ariko azavuga ati ndakwanga. Ibaze nawe ubonye umuntu akubwira ngo arakwanga, ese yabakwangira iki? Wodukurikiranye aka kanya Rwanda ITV tubwira ko abantu bose badukurikiye ari abantu beza, nta muntu bafitanye urwango. Reka tuze twumva iyo ndirimbo imeze fresh cyane. Turaza kwinjiramo ndani twumvamo iby'umwimerere ku bya Bruce Melody, itahiwacu Bruce Melody. Indirimbo ni Ndakwanga. Nawe nushaka nyange, I hate you, never think about me 'cause I never think about you. Ndakwanga byinshi cyane twavuga kuri uyu musore Bruce Melody. Urumva ko ni indirimbo yakunzwe cyane, ariko ikundwa n'abantu bafitanye utubazo twa hato na hato, ariko bakunzi, ariko bakobwa, ariko basore, abo bose ibyo byose baturanaga iyo ndirimbo. Ukajya kumva mu ka message mu iki hose kuri radio ati nuri indirimbo runaka ati Ndakwanga. Ukibaza uyu muhungu iyi mirongo yari yayiturutse kuki kugira ngo abashe kuyandika kandi inakundwe bingana bene aka kageni. Ariko Bruce Melody tutava mu ndirimbo ze za single, n'umwe mu banyarwanda bubatse umuziki nyarwanda, dore ko
yatangiye muri season ya kabiri ya Primus Guma Guma Superstar. Uyu ni umwe wa bekinze bamwe mu bantu abekinze Just Family ya bekinga abahanzi bose babyibushye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko still nawe akakanya tukaba turi kumugarukaho mu gace kari abahitinze n'abahitinzi n'umuhitinzi yarahitinze. Ni Bruce Melody yatangiye bekinga, ariko bivaho ngaho ajya kuririmba yinjira muri muzika mwijwi ryiwe riryoheye amatwi, ryakunzwe n'abantu batari bakenya, abana, abakuru, ingero zose. Atwara nawe Primus Guma Guma Superstar superstar wa mbere mu gihugu, arayegukana nawe Bruce Melody. Akakanya tukaba turi kumugarukaho, ariko si ibyo gusa, kuko Bruce Melody yakoze collabo nyinshi n'abanyarwanda. Mbere ko tujya ku ma collabo z'uburyo ari kugenda yagura umuziki nyarwanda hirya no hino mu Rwanda cyangwa no muri South Africa no kwisi hose. Ariko Bruce Melody yakoranye indirimbo na Riderman, yakoranye indirimbo Urban Boys, yakoranye indirimbo Ama-G The Black, yakoranye indirimbo n'abantu benshi cyane. By'umwihariko Bruce Melody yubatse umuziki nyarwanda, dore aho yageze, ahafasha bamwe mu bahanzi nabo banini bari kuzamuka, babyibushye, bari kugenda bakora ibintu bikomeye cyane. Akaba ari n'abahitinzi still, akaba ari Juno Kiss James na Kensore, bari yabashyize muri groupe, abashyira muri hamwe, abajyana mu gitangaza. Dore ko ubu ngubu Bruce Melody uretse kuba ari Yahoo ari n'igitangaza, ubu ngubu abo bantu yabashyize mu gitangaza, bakora music, bakora ibintu bikomeye cyane, aho Bruce Melody yakomye ibintu biteye ubwoba. Aho wabyumvira ko uwo muntu ateye ubwoba wumvisha indirimbo Igitangaza irimo abasore batatu, Bruce Melody, Kensore na Juno Kiss James. Uri kubyumva ukuntu uyu musore aremeye. Ariko reka tujye hakurya y'imbibi, uburyo kugenda azamura umuziki nyarwanda awujyana hirya no hino. Reka duhere mu gihugu cyacu cy'abaturanyi, uzamukiye mu majyaruguru y'u Rwanda, aho nta handi ni mu gihugu cya Uganda. Uyu musore yakoze ibintu biteye ubwoba, dore ko afitemo collabo zigera kuri ebyiri zo twabahitiyemo, turaza kubumvishaho kugira ngo ibintu bimere fresh cyane, ibintu bize kugendana neza cyane. Urumva ntabwo yikunze, ari kugenda mu Rwanda isoko ararifite, ari kugenda ashakisha n'isoko hirya no hino mu Rwanda, hirya muri South Africa. Reka duhere ku Bagande. Umusore yakoranye nawe indirimbo ni Petit Frere wa Joseph Chameleone, ni Palaso na Bruce Melody. Ku ndirimbo yawo imaze kurebwa na miliyoni imwe na isaga zigenda zizamuka. Reka tuyumve ukuntu byari bimeze na vibe ko urimo murabyumva rero cyane. Ibintu bimeze fresh cyane, ibintu bimeze neza cyane, aho muri tuvuye kwa Palaso na Bruce Melody. Iyo ni collabo Abagande, aho bari gucuranga mu tubari, banyeganyega, bakabyina, bakavuga turani mutoto wa Rwanda. Bruce Melody yakoranye na mutoto wako aho ngaho mu Bugande. Ibintu bimeze neza cyane. Reka ntabwo tutarava mu Bugande kuko yakoze ibintu bikomeye cyane, afite yondo collabo. Ariko tutarayigaruka mu Bugande, reka tujye hirya mu gihugu cya Kenya, aho mu gihugu cya Kenya afite yo collabo n'umusore bita Bahate. Uyu Bahate ni umwe mu balegende, ni umwe mu bantu bakomeye hariya mu gihugu cya Kenya. Ariko Melody yaragiye aramuterura, aramubwira ati reka dukorane umuzigo. Bakora umuzigo wa danje bawita Diana. Ikaba ariyo ndirimbo ya Bruce Melody imaze kurebwa cyangwa se na Bahate imaze kurebwa na miliyoni 3,500 bya views kuri YouTube. Bro, urumva n'umuntu uri gukora, urumva abafanizi bo mu Rwanda n'abafanizi ba Kenya, aho bose ni Bruce Melody uri kugenda umenyekana, uri kugenda uzamura umuziki nyarwanda. Kandi mubwira ko iyo bavuze Bruce Melody baba bavuze u Rwanda. Iyo bavuze ati umuhanzi wo mu Rwanda bavuga Bruce Melody, ntago bavuga Bruce Melody gusa, bavuga umuhanzi wo mu Rwanda ni Bruce Melody. Urumva ari kuzamura sector ahantu hose, kandi ibintu byose bimeze fresh cyane. Reka tuze tureba ese twumve kuri iyo ndirimbo Diana uko bavibingagamo, uko byari bimeze. Twumveho agatrack gatonya k'amasegonda 15 kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Ikure Maria ikurota baby romantic, siwezi waza nikikupoteza. Subiria nikisubiri mpenzi,
ya murimo murabyumva vibe ni vibe ngiye muri kumva ni umuhungu wanyu Raymond Karanga ikiganiro cya kindi abahitinze n'abahitinze nawe uri kutwumva wahitinga nawe uri kutwumva waba umuhitinzi waba uri mu Rwanda waba uri hirya no hino icyambere ni ku mutima ni ukubihoza ku mutima kandi ukagira intego niyo mpamvu twicanga turi kubabwira ngo abahitinze n'abahitinzi wagwani uyu munsi turi kumwe na Bruce Melody ntago yaririmbye muri iyo ndirimbo yabahate akoramo ibintu bimeze fresh cyane anavibingamo neza cyane ariko saho gusa yakomeje kujya mu gihugu cya Kenya dore ko ari nawe yabanje gukorana uyu mungu no muri Kenya abahungu ba Kenya amanza gukorana n'umwe mu baraperi muri Africa muri East Africa bakomeye cyane bamwita Jones Calligraphy uyu ni umwe mu bantu bakomeye bro bafite impact mu gihugu cya Kenya ariko umungu wacu tahiwacu Bruce umungu wo mu Kajas umungu w'Ikanombe nawe aragenda bakorana umuzigo wa danger bawita sawa wowe utarayumva wowe utarayireba waracikanwe no kubona umungu wacu Bruce Melody akora ibintu birenze ibintu by'amateka niyo mpamvu uyu munsi twamugarutseho mu bahitinze n'abahitinzi yarahitinze still aracyahitinga abwira abanyarwanda ko ari we mukozi wa mbere dore ko ku by'akarusho ejo bundi yahuye na Perezida wa Repubulika barasuzanya kubwo gukora kwiwe ntabwo wahura n'ura musaza udakora reka tuyumve iyi ndirimbo yakoranye na Jones Calligraphy uyu muhungu wo muri ya murimo murabyumva vibe ni vibe nanjye ndi kugenda mbaha utuntu tumeze fresh cyane turyoshye cyane ariko tuvuye aho ngaho muri Kenya na Jones Calligraphy ku ndirimbo yabo yagize miliyoni 3 kuri murongo wa YouTube ibintu byari bimeze neza cyane reka tugaruke mu gihugu cya Uganda Bruce Melody ntago yagarukiye aho ngaho akoze collabo na Palaso ahubwo yaragiye akora collabo na Eddie Kenzo mbabwira ko ari we musani mukuru hara mu gihugu cya Uganda ari nawe ukuriye abahanzi ishami ry'abahanzi hara mu gihugu cya Uganda niwe perezida wabo ariko aravuga ati kengiye gukorana n'umuhungu mukuru mu gace mu gihugu cy'u Rwanda mutoto wa Rwanda Bruce Melody ari witaye wacu Bruce Melody gitangaza bakorana indirimbo imeze neza cyane bayita Nyola ni indirimbo imaze nayo kurebwa na miliyoni 2 zose reka tuze tuyumva ubundi tugaruka vibe turi kumva umuzigo wa Eddie Kenzo na wacu Bruce Melody uburyo Bruce Melody turi kumugarukaho yubatse umuziki nyarwanda ari kugenda anawagura awujyana mu mbibi zo hirya no hino muri East Africa no ku rwego rw'isi aho hose turaza tuhagera tubabwira ngo vibe ni vibe reka tuze tugaruka none mu gihugu cya Uganda Bruce Melody yakoranye igikorwa n'umuntu bita Shiba Karungi bakoze ibintu bikomeye cyane Shiba mubwira ko ari umwami bamwita umwamikazi wa Uganda aherutse gukora battle imeremereye cyane n'undi muhanzikazi wa Uganda aramukoma baravuga ati ibi bintu ntabwo byarangira basaba indi time yo kuzatamo bahan abandi bafana babo baha ibintu bikomeye cyane babaha collab imeze neza cyane cyangwa ibintu bimeze neza cyane uyu ni Bruce Melody twari turi kugarukaho yakoranye collabs na Shiba Karungi ariko reka tumanze tumve ku ndirimbo yabo bagiranye nk'agastrict kama murimo murabyumva ibintu bimeze fresh cyane we bana vibe ni vibe hano muri studio Rwanda ITV ibintu bimeze neza cyane kandi shimira buri umwe wese udukurikirana ni bana ni inshuti yakadasohoka reka tuze tureba mu gihugu cya Tanzania ese Bruce Melody nayo mateka yubatse mu gihugu cya Tanzania Bruce Melody Tanzania bamuvuga iki Bruce Melody mubwira ko Tanzania amaze gukora ibikorwa byishingiye bitandukanye niho yakoreye indirimbo bita Bad niho yakoranye indirimbo na Harmonize indirimbo zigera kuri 2 hari indirimbo yabanje bwa mbere ariko indirimbo yakomye cyane anashimirwa muri Tanzania agerayo akavuga ati Zanzibar aho yitangarije yuko iyi ndirimbo Zanzibar yagizemo uruhare ariko ikagirwamo n'uruhare na Perezida
w'igihugu cya Tanzania. Ibyo byose bayiririmbye bari nko kwamamaza Zanzibar. Ni indirimbo yakoranye na Harmonize, ni indirimbo imaze kurebwa na miliyoni 3 nayo ku rukuta rwa YouTube. Ibintu bimeze fresh cyane. Reka tuze twumva uko wagwani na beat iyo ndirimbo no cyangwa se naga sound gakenya muri iyo ndirimbo ukuntu bavibingagamo nuko ngaho twagarutse mu kiganiro ni cya kindi ni vibe nyuma yo kumva Zanzibar uburyo vibe yayo uburyo yari imeze. Reka tuze twumva noneho wagwani bimeze bite. Bruce Melody ni muntu cyakakanya still now bimeze bite. Bruce Melody mbabwira ko ntago byarangira ngo yagiye mu gihugu cy'abaturanyi i Congo, yaratangatanze aragotagota agera i Congo akorana na Inosbi, bakorana umuzigo wa danje, bakorana indirimbo imeze neza ebana ifite amashusho aryoshye ebana ibigaragara ko ibintu byose bakubwira ngo icyakurira cyari cyatekewe Kisasa ndetse no i Rwanda ni Kigali. Ibintu byari bimeze fresh cyane. Reka tuze twumva kuri iyo ndirimbo uko vibe yari imeze. Indirimbo ya Inosbi na Bruce Melody ya Rez ni indirimbo imeze fresh cyane. Twari turi kugaruka mu kiganiro abahitinze n'abahitinze, twari turi kumwe na Itayiwacu Bruce Melody. Uyu munsi no twari turi kumwe niwe twari turi kugarukaho mu bahitinze n'abahitinze. Still yarahitinze, still aracyari n'umuhitinzi. Mbabwira yuko Bruce Melody ibyo bihugu byose arabizengurutse ariko arakomeza ni East Africa. Yageze no muri Sudan akora ingoma, yakoranye ingoma n'umunya Sudan, ingoma imeze fresh cyane. Aragenda mu Burundi ho ni home, yahagize neza cyane. Shows zo mu Burundi zo ubundi barakubwira ngo Bruce Melody ni muntu ki mu Burundi. Ugeze mu Burundi ukavuga Bruce Melody, yaba ari umwana w'Ikanyosha, yaba ari umwana wo mu Gitega, yaba ari umwana wa Kibitoki, aho hose Bruce ewana ni Bruce, ni umuhungu mukuru mu gace. Niyo mpamvu uyu munsi twari turi kumugarukaho ariko ntabwo twasoza tutavuze ku Bruce Melody ibintu ari gukorera hano mu Rwanda, amashuri ari gukora muri Iwacu Muzika Festival cyangwa se kuri collabo itegerejwe. Uyu munsi twari turi kugaruka ku bikorwa bya Bruce Melody uburyo ari kubakamo umuziki nyarwanda, uburyo ari kuwagura, ariko collabo itegerejwe n'abantu benshi cyane. Nayo tuzatugarukaho uburyo umusaza ari gukora ari mu kazi. Ni collabo ya Shaggy. Bro, Shaggy wowe munyarwanda, wowe wakunze umuziki, wowe uzakunda umuziki, mu matwi yawe uzumvamo Shaggy. Uwo ni Shaggy. Bruce Melody bagiye gukorana indirimbo, ni remix bagiye gukora bakaba bayita Funga Macho. Niyo mpamvu uyu munsi twari turi kumwe na Bruce Melody. Ni byinshi cyane yakoze mu muziki nyarwanda. Mu kiganiro mu bahitinze n'abahitinze mwari muri kumwe n'umuhungu wanyu Raymond Kalanga. Don't miss, ntucikwe nibikurikira kuri Rwanda ITV. Ciao ciao.